Muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki 12 z'uku kwezi kwa 12 nongeye kugaruka muri aya makuru abagezweho mba nkuzaniye yiba byagiye bibera ku kibuga cy'imirwano se kunkundira tuyabanemo turaza kugerana ku musozo w'iyi nkuru narangije kukubwira uko imirwano imeze ahangaha by'umwihariko mu ntara Kivu y'amajyepfo ko byongeye kuzamba nyuma yuko uyu mutwe wa kabiri gatatu wigaruriye uriya mujyi wa Uvira. Zimwe mu ngabo Burundi zitagiye ngo zigere mu gihugu zaturutsemo zatangiye kugaba ibitero bikomeye ahangaha muri Minembwe n'ahandi hagiye hatandukanye. Bana nanjye rero ngene nkubwira ijambo kurindi ubashe gusobanukirwa neza ibi bitero uburyo biri gutegurwa n'izi ngabo ziri mu misozi miremire iri hejuru y'ahangaha za Minembwe. Reka nisere ko mwese mwaramutse neza, abataramutse neza namwe ndababwira ngo mupore sana kandi ndabakunda, ndaza kubasabira ko Uwiteka abashoboze muze kumera neza. Reka nongere mbibwirire ko YouTube channel yanyu ari nayo yacu kiri yayindi ni Subiza TV. Aha niho ukura amakuru aba yizewe kandi amakuru abagezweho by'umwihariko amakuru abagaragaza ibyabereye ku kibuga cy'imirwano, kuko nta bindi mba ndibukubwira usibye ibyabereye aha ku rugamba. Ntago najya kure ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kuko nibyo nabijeje. Ari mu ntara Kivu y'amajyaruguru mba ndiyo, ari mu ntara Kivu y'amajyepfo mba ndiyo, ahantu hose urumva ko mpari ku bwanyu na Kinshasa. Nababwiye ko ibyabereye byose nza nkabibagezaho 5 kuri 5. Mujye mu matayimu yanyu mubane nanjye ndajya ngenda mbabwiza ukuri cyane ko ahangaha atari views zanzanya, ahubwo intego yanjye ni ukugenda mbabwira iba biri kubera mu burasirazuba bw'iki gihugu. Bityo rero reka mpikaze by'umwihariko babandi baba bakigera kuri uyu muyoboro wa YouTube channel yitwa Subiza TV aribwo bwa mbere, turabasaba gukora subscribe cyangwa sabona bitewe nuko mubyita. Iyo niyo nkunga ya mbere muduteye, kandi kubana natwe ni umugisha ukomeye. Mw'abantu mwe mujye mudushyigikira rero, mugende bigaragaza muduha ibitekerezo byanyu muri comment. Birashoboka ko ushobora kujya hasi muri comment ukandika wifuza ko mu nkuru tubagezaho ari byo twakongeramo cyangwa se ari nibyo twahinduramo. Ibi byose rero tubikora ku bwanyu, n'ubundi tutabafite ibyo dukora byose ibiba bidupfiriye ubusa. Ni mwebwe bacu tuzabahorane. Reka mpite nangira n'iyi nkuru kuko murabizi ko nta gahunda yo gutinda, gahunda bari yayindi ni ukurasa ku ntego mukabasha gusobanukirwa neza biba byabereye ahangaha ku kibuga cy'imirwano by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ntago ndi bujye kure iyo mu ntara ya Kivu y'amajyepfo. Iri huriro rya kabiri gatatu cyangwa se intare za Sarambwe zirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ryatangaje ko izi ngabo z'u Burundi ziri mu misozi miremire yo mu ntara ya Kivu y'amajyepfo zubuye ibitero bikomeye cyane ku banyamurenge batuye mu bice bya Minembwe. Ibi ngibi byose rero bikaba byatangiye kuba ejo hari ku wa 4 tariki 11 ngira ngo niba ntibeshye, n'ejo byatangiye mu masaha y'urukerera birapororonja na n'ubu ngubu aho imirwano aha muri aka gace ka Minembwe cyangwa muri ibi bice bituwe n'ingeri nyinshi zigiye zitandukanye, ariko abenshi ni abanyamurenge, abapfurero ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Umuvugizi wa kabiri gatatu Laurence Kanyuka yatangaje ko izi ngabo z'u Burundi zagabye ibitero bikomeye cyane mu gitondo cyo kuri uyu wa 4 tariki 11 Ukuboza 2025, kandi ko zigamije kurimbura burundu abanyamurenge. Gusa kandi yongeye kubabwira n'ababurira ko ibyo bari gukora bitazagerwaho habe na gatoya, kuko icyabazanye ahangaha bazashyira bakibone ngo kubera ko intare za Sarambwe zihari kubw'abaturage, kubw'abanyekongo bose bakomeza guhohoterwa bitewe n'uko bavutse, guhohoterwa bitewe n'ururimi ibavuka. Ngicyatumye rero uyu mutwe wa kabiri gatatu uzahanga ukagenda ufata ibice byinshi bigiye bitandukanye bikaza kurangira uwiyeguriye n'uyu mujyi wa Uvira. Nta yindi mpamvu usibye guha umutekano usesuye abaturage, kamvuga abanyekongo batuye muri ibi bice. Bityo rero n'aba Barundi bari kwibwira ko bagomba gutsembaho burundu ubwoko bw'abatutsi, ubwo n'abanyamurenge batuye aha muri ibi bice za Minembwe, cyane ko muri biriya bice
hari n'ibirindiro byinshi cyane bigiye bitandukanye aho habarirwa amabataliyani menshi y'abarundi. Aba bose rero nyuma y'uko uyu mutwe w'amakabiri gatatu uje ugahita ubirukana muri ibi bice, bamwe bahise bahungira mu misozi miremire iri ahangaha hejuru ya za Minembwe, aho bamwe bari hariya muri iriya misozi yindi ikikije Uvira. Ariko kandi uyu mutwe w'amakabiri gatatu wabatangarije ko wabagira n'inama yo kuba bava muri ibyo birindiro, ngo bamwe batangiye no gucukura indake muri iyo misozi mu rwego rwo kugira ngo barwanye abangaba badafite n'intwaro n'abasivile. Ibi bigaragara ko rero abo basirikare ari n'ibigwari, kubera ko niba ushobora gufata imbunda yawe ukarwanya umuntu udafite intwaro n'imwe, kabone n'ubwo yaba iri gakondo, wowe urwana nawe ufite iyo ntwaro, rwose uba uri ikigwari. Baravuga bati aho guhangana natwe murahangana n'abaturage badafite icyo bapfa namwe. Aho kugira ngo ibyo byose mubikore, twabagira inama yo kuba mwakwambuka mukigira iwanyu mu gihugu cy'u Burundi. N'ibitabo ibyo ngibyo n'ubundi ibyo ngibyo tuzabihosha kandi neza cyane. Yakomeje avuga ko ngo bemeye kuva aho ngaho muri ibyo bice bigiye bitandukanye biri kugenda bigaragaramo izi ingabo z'abarundi, aho zagiye zicukura indake zigiye zitandukanye. Bavuga ko zemeye ko zava aho ngaho, baziha inzira zo kujya iwabo. Ariko ngo n'ibitari ibyo ngibyo, ngo uru rugamba bagomba kuruhanganamo cyangwa se kururwana ivumbi irigatumuka. Uyu koroneri Lawrence Kanyuka yakomeje avuga ko, ubwo ndavuga umuvugizi w'uyu mutwe w'amakabiri gatatu, yakomeje agira ati kuva mu gitondo cya kare cyane cyo kuri uriya wa kane, ubwo n'ejo hashize tariki 11 Ukuboza 2025, izi ngabo zacukuye indake mu misozi miremire, aho zasubukuye rero imirwano idasanzwe irimo n'ubugome bugiye butandukanye, aho abangaba rero babarirwa mu magana baje kugira gutya bagakora igikorwa kigayitse, aho bari no gukoresha intwaro zirasa mu birometero n'ibirometero. Ari nayo mpamvu bakomeje kugenda bavuga bati abaturage abanyamurenge batuye muri ibi bice bya Minembwe, bamwe muri bo bari kugenda banahatakariza ubuzima, cyane ko twagiye tubona abagore n'abana bari kugenda bagwa muri ibi bitero biri gusukwaho n'abangaba. Navuga ngo n'izi ngabo z'abarundi zirukanwe muri ibi bice cyangwa se mu birindiro zari zifite ahangaha, zabura aho zihungira zikazamuka muri ayo mashyamba cyangwa se muri iyo misozi ikikije Minembwe naho hirya muri Uvira. Ariko kandi Lawrence Kanyuka we akomeza avuga ko aba bari muri iyi misozi miremire ngo zasubukuranye ubugome butihanganirwa. Akaba ari ibikorwa byazo byo kurimbura bagenzi bacu b'abanyamurenge b'abatutsi muri Minembwe. Ariko yakomeje avuga ati ibi natwe ntago tuzigera tubyihanganira nk'ingabo zifite icyo ziharanira, cyane ko abenshi baharanira uburenganzira bwabo. Abanyekongo ntago barwana ngo batsindira ariya mabuye ya zahabu, ntago barwana ngo babona ubundi butunzi, cyane ko twagiye tubona ko iyaba ari ubutunzi bakabaye bafite aho babukura kandi haswi. Uyu Kanyuka yatangaje ko izi ngabo z'u Burundi zarashe buhumyi ibisasu mu baturage bo muri Minembwe zikoresheje intwaro karundura n'intwaro nini zirasa kure cyane mu birometero n'ibirometero, aho rero bimwe muri ibi bisasu byaje kuraswa n'izi ngabo z'u Burundi byaje kwica abarimo abagore n'abana. Yo murumva ko DC aba babigendeyemo. Navuga ko abangaba basize amaherere. Reka dukomeze kubasabira urukuri dashira, ndetse imiryango y'abasigaye ikomere. Intare za Sarambwe zirahari kandi ziraza kubahumuriza, ndabyizeye ziraza gukora iyo bwabaga aba bagabo zibasubize iwabo. Ariko kandi izi ngabo z'u Burundi ziri mu bice bikikije Minembwe zihamaze igihe kinini. Ingenzi zazo zari zarashinze ibirindiro mu bice bya hariya mu kibaya cya Rusizi, aho ziherutse n'ubundi gutaha nyuma y'uko uyu mutwe w'amakabiri gatatu uzirukanyemo, zimwe zigakwira imishwaro zijya mu mashyamba, izindi zambuka
zihita zijya iwabo mu gihugu cy'u Burundi kubera ko abangaba n'ubundi baba bavuga bati nitujya kwa perezida neva nta handi turaba tujya, turaba duhungira urwaye mu kigunda, reka twigumira ahangaha dukomeze n'ubundi dufuye mu baturage, ari nako dutesha umutwe uyu mutwe wa makabiri gatatu. Gusa umutwe wa makabiri gatatu nakubwira ko wasabye izi ngabo z'u Burundi, wazisabye ko zakabaye zigira gutya, cyane cyane ko yasabye izi ngabo z'u Burundi ziri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kuba zataha ku neza zikagenda, kandi banazemere ko zabona inzira, ariko ko nizidahitamo kuba zataha zigahitamo imirwano cyangwa se intambara, ngo nabo biteguye guhangana nabo kandi amaherezo bazabatsinda. Ubwo murumva ko n'ubundi intambara iracyakomeje muri ibi bice by'iyi ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Gusa nakubwira ko icyari gihangayikishije abantu benshi, isi yose yahangaga amaso, ari umujyi wa Uvira. Kuva umujyi wa Uvira rero byatangajwe n'umutwe wa makabiri gatatu ko bari kuwugenzura, bari gukoramo utuntu tw'udusuku, ariko utuntu tw'udusuku njya mvuga udusuku aha mu rugamba, ntukajya wumva ko bafashe umweyo bakajya gukubura, ahubwo baba barimo bagenda bashakashaka abakihishahisha hirya no hino bagifite intwaro, ndetse bagenda bambura n'abaturage bamwe na bamwe, kuko nibabura bagifite intwaro mu buryo butemewe. Kuri uyu wa kane kanongere nkubwire ko kandi uyu mugabo uri kubona kuri screen yawe, nakubwira ko uyu yitwa Paluku Kavunga, uyu yarakomeye, yarafite titire nziza cyane cyane ko uyu nguyu yakoze no muri minisiteri yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Rikanze byose nabyo mbikubwireho ubashe gusobanukirwa neza ibyabaye kuri we. Uyu ni umwe nakugejejeho warashwe ejo bundi ku wa gatatu, arasiwe i Goma. Uyu nguyu akaba yababaje bamwe mu bagize iri huriro ry'uyu mutwe wa makabiri gatatu ndetse n'abandi bari bamuzi. Uyu kuri uyu wa kane rero iri huriro rya makabiri gatatu nibwo ryatangaje ko uyu Paluku Kavunga, umwe mu bayobozi baryo, akaba n'umunyamakuru, uyu nguyu kandi nakubwira ko kuri ubu ngubu bagaragaje cyangwa se bemeje byanyabyo, kuko ninjye wakubwiye ko uyu yarashwe bikimara kuba iyo nkuru nahise nyikugezaho utarayikurikiye. Ijyaho hasi uraza kugenda ubona inkuru zabanjirije izo mba nagiye nkushyiriraho, uze gusobanukirwa neza uburyo uyu nguyu yarashwe. Ariko ntago byari byagatangajwe n'uyu mutwe wa makabiri gatatu, akaba ari nabwo wasohoye iyi tangazo ugaragaza ko uyu nguyu yarashwe. Uyu rero wagaragaye mu bice byose bigiye bitandukanye byo muri uyu mujyi wa Goma, ndetse no mu buyobozi bugiye butandukanye. Uyu nakubwira ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nabwo hari inshingano yari afitemo imbere y'uko aza kwifatanya n'uyu mutwe wa makabiri gatatu. Uyu rero akaba yitabye Imana nyuma yo kurasirwa mu muhanda wo muri uyu mujyi wa Goma ku wa gatatu tariki 10 Ukuboza 2025. Uyu Paluku wavutse ku itariki 12 Ukuboza 1966. Uyu yavukiye i Butembo, ahangaha yarazwi nk'umwe mu banyabigwi, mu bahanzi ndetse n'umuco mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Yanabaye umunyamakuru, umwanditsi, umusizi, umucuranzi ndetse n'umuramyi cyangwa se n'umuhimbyi. Uyu yandikaga n'ibitabo. Uyu niwe kandi washinze radiyo Kivu 1. Iyi ni imwe mu bitangazamakuru bifite izina rikomeye mu ntara y'aka karere, cyangwa se mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, muri aka karere ka Kivu. Uyu yigeze no kuba umujyanama mu by'umuco n'ubuhanzi muri minisiteri y'umuco ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, mbere yo kwinjira mu ihuriro rya makabiri gatatu. Uyu kandi yifatanyije, ubwo nakubwira ko isano ryo yari afite ahangaha ku mpamvu ze, cyangwa se ibi byose yabikoreraga ku mpamvu zifitanye isano n'inshingano yari yarahawe cyangwa se yari yaragiriwe muri minisiteri. Ariko kandi mu kwezi kwa Nyakanga 2024 uyu Paluku yari yarashyizwe mu itsinda ry'abantu 25 bareze mu rukiko rwa gisirikare rwa Kombe, ubwo aha muri Gombe
barimo n'uyu nguyu Koroneli Nanga nawe wahoze ayobora CNA. Ahangaha nakubwira ko abangaba baregwaga ibyaha bifitanye isano n'intambara n'imyitwarire itemewe mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nyuma y'urupfu rwe rero mwaka 2023 yatangaje ko yatangiye investigation cyangwa se iperereza rigamije kumenya ababyihishe inyuma cyangwa se ababigizemo uruhare kugira ngo byibuze barebe icyatumye uyu nguyu araswa. Ariko kandi mwaka 2023 yihanganishije abagize iri huriro ry'umutwe wa mwaka 2023 bose muri rusange, ubwo ni komite nyobozi ndetse n'umuryango we muri rusange. Namwe mwari muniza amatwi, niba mwana mukundaga cyane nkomeje kubihanganisha, kandi uyu nguyu yarakoze nkurikije ibigwi bye ntako atagize, ubwo Imana izamuhembere ibyo yakoze. Nanjye nkubwiye ko rero amakuru yo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki 12 nyashyiriyeho akadomo ahangaha, ntago naba nkubeshye. Gusa kandi ntago biba birangiriye ahangaha, ahubwo mba ndi bwongere kugarukana nawe mu makuru yacu ari imbere, kuko amakuru tuba tuyafite menshi kandi agezweho aba yizewe. YouTube channel kankomeza kukubwira ko ikiri ya yindi ni Subiza TV. Ahangaha niho bibera, uze kunkundira, usiga ibitekerezo byawe muri comment ndetse ulayiking iyo nkuru, abantu bose babashe kugenda babona uko bimeze. Nukora no kuri share, Imana iraza kubiguhera umugisha. Ndabakunda cyane kandi marambifuriza ibyiza. Asante sana.